Ibihe byiza kuri mwebwe bakunzi ba Kaboss Fabrice. Nongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu. Uyu munsi rero iyi video navuga ngo nyikoranya agahinda kubera kubw'iby'imaze iminsi mbona hari aba content creators abo twita aba small content creators bakizamuka. Ubu usanga complaininga ngo YouTube ntago ibazamura, YouTube ntago irekomanda video zabo, ariko se mu by'ukuri wowe nge nakwibaza nyine n'undi wese yakwibaza, ese uruhare rwawe uba warukoze ku buryo YouTube itarekomanda video zawe? Muri iyi video rero ngiye kukwereka amakosa agera kuri 5 aba content creators bakizamuka, cyane cyane abo mu Rwanda. Hari n'ingeso nyine bafite nayo turi buze kuganiraho. Tugiye kurebera nyine amwe mu makosa agera kuri 5 dukunda kugwamo bigatuma nyine channel zacu zitazamuka, nizazamutse zigahera aho zigeze, nizifite aho zigeze ugasanga ahubwo zirimo ziragenda zisubira inyuma. Iyi video rero nukuri kw'Imana ngewe ndababwiza ukuri, ntago mvuga ngo ibintu ngenda byihererana cyangwa ngo ndanga kubibabwira ngo ngewe hari ikintu binyungura. Reka tugiye kurebera hamwe aya makosa agera kuri 5. Ikosa rya mbere, dore mba nabyanditse hano. Ikosa rya mbere ni ikintu bita tuzamurane. Iri kosa abantu benshi bakunda kurikora. Uzasanga muri comment nimba wakoze video, kimwe cya kabiri cyazo ni tuzamurane, ni nkandira ku ifoto, ni sub for sub. Iyi ndwara kuki muyirwaye? Kuki mushaka ko babazamura mutakoze? Ibi ntago ndi kubibabwira kubera ko ndi kwanga ko muzamuka. Oya, ntago mbyanze, ahubwo impamvu ni ukubera ko abari mwebwe biba bizagirira akamaro mu gihe kizaza. Ibi ngibi uzi ikintu twabigereranya nacyo, ni nka kwa kundi umunyeshuri muri class aba yaragiye akiga ariko akajya abo uwanyuma, ariko iyo ari wa mwarimu watereriyo aramwimura. Yamara kumwimura umunyeshuri akumva ni byiza, akavuga ati uriya mwarimu ndamwemera, uriya mwarimu arankunda. Ariko reka azagere ku kizamini cya leta, niho atangira kubona ko wa mwarimu yamuhemukiraga, aba yaramuhaye ibintu atakoreye. Niho ajya nibyo navuga ngo nka hano barakuzamura ukageza aba subscribers ibihumbi bingahe, 5, 10, ariko ukabigeza washyiraho video ikarebwa n'abantu 10, 20, 50. Biba bibabaje kubona umuntu ufite aba subscribers 3,000 ariko video ye idashobora kurenza views, idashobora no kugeza 1,000, idashobora no kugeza views 100. Biba bibabaje rero. Bino ikintu bikwica nuvuga ngo abantu wowe ubahatira gukora subscribe, ariko mu by'ukuri uba uri nko kumuhata. Ni nk'uko umuntu yabaza muri boutique yawe ukamuhatira kugura ikintu akakigura atakishimiye, agapfa kukigura kugira ngo abone kuvuye imbere. Rero no muri iyi minsi abantu benshi n'iki kintu barimo kugwamo. Mwihangane, ntago ibi bintu ngende kubibabwira ari ukugira ngo ngende abanze ngo ndagira no kubahwitura pe, kuko ntago izo sub ziri bubaveho ngo ngewe zingeho. Ariko iyi nama hari umuntu uri burebe ino video akazanshimira nyuma akavuga ati Fabrice warakoze. Nuvuga ngo iyo uje ugakora bino bintu bya sub for sub, umuntu aragenda akagukorera subscribe. Tuvuge ngewe ndi interested mu kureba ibintu by'umupira, sibyo? Wowe channel yawe ikora ibintu bijyanye wenda no guteka, wanze najya YouTube yanyereka video yawe yo guteka, sinyirebe kuko ntago ibyo bintu mbikunda, ariko nakoze subscribe kuko wabimpatiye. Iki kintu mucyumve neza, sibyo? Nkakora subscribe ariko video yawe simbe nayikandaho. Ikintu kibaho rero, YouTube iyo washyizeho video ntago ijya iyereka abandi bantu batari aba subscribers bawe, ibanza ikayereka aba subscribers bawe, ikayereka abantu 100 ba mbere. 100 ba mbere iyo bamaze kuyireba nibwo itangira kuyereka undi mubare ugera ku 1,000. Rero muri abo ngabo 100 iheraho harimo aba nako ni n'aba subscribers bawe. Iyo batayirebye iravuga ngo iyi video mbese iteye isesemi, ntawa kuva n'aba subscribers be batayireba, ubuse twahera he tujya kuyereka abandi bantu? Ugasanga ni hahandi wabaye stuck ku ma views 50, 30. Biba bibabaje.
iki kintu mugihindure, ntimwumve ko ari ibintu ngewe mvuga ngo ndabanze cyangwa iki, ni ukubahwitura nyine. ugira umugira inama abagira imana, sibyo? Ikintu cya kabiri, ugifungura YouTube channel wivuga ngo ugiye guhita wihutira guhita waprodingaho video, ubanza wiga ikibuga. Ese baprodinga bate, bakora thumbnail gute? Kuko hari nk'umuntu ngewe nabonye nko muri comment arambwira ngo muzamure, tuvuga ni cyo koza kambanze ndebe ibintu ukora. Ngezeho kuri channel ye narumiwe, nsanga umuntu gusa ndaza gushaka channel ye nyibereke hano, gusa ntago ndi bugaragaza izina rye mu rwego rw'umutekano we, ntago byaba ari byiza. Nsanga umuntu yaprodinga video zitagira title kandi ngo nyine ngo akina comedy ashyiraho utu video tw'amasegonda 50, mbese ntago azi gutandukanya short na video. Ariko ukumva arimo ararira ngo ni gute wabona watch time, ngo ni gute nabona aba subscribers, nese ni gute wabona watch time video ndende ukora ari amasegonda itageza no ku munota, itageza n'iminota 2. Rimwe na rimwe nimwebwe nyine mwihemukira. Noneho ugasanga nk'iki kintu cyo kwa uploadinga, ugasanga umuntu ya uploadinga video akayaploadingira muri application, ibaze. Kandi mu by'ukuri nyine nzabakorera video mbere ku ibyo bintu ukuntu babikora, ariko ubusanzwe ubundi iyo ugiye kwa uploadinga video uyaploadingira muri YouTube Studio, kuko niho ubonera features nyinshi. Ugasanga niho ubona tags, niho ubona gushyiraho description, ugasanga niho ubona mbese biriya bintu byose na za category zose. Icyo kintu nacyo mugikosore. Ikintu cya kane rero, harimo ikintu cyitwa gusobanukirwa amategeko n'amabwiriza ya YouTube. Hari abantu hano hanze babazi yuko nyine ukigera kuri YouTube uba ufite uburenganzira bwo gushyiramo indirimbo z'abandi, kumva ko uri bushyiremo uduce twa video tw'abandi ntabiherewe uburenganzira. Ibyo bintu nabyo ntabwo biba ari byo. Hari urugero rero nangiye kuba, hari umuntu nawe nabonye muri comment, abenshi baba ari abatuzamurane, yambwiye ati tuzamurane, agenda nkirika kuri video ye, amini kuri profile ye ku gafoto, ngo nkandira ku ifoto, jyaho ndagakana, ngeze kuri channel ye, ibintu nabonye biteye isoni. Ibaze kuba umuntu agenda akaprodingaho video, tuvuge wenda video zifite nk'iminota 5 ingahe, ariko muri izo video zose zifite title z'urukozasoni, nyine bya bindi namwe mu sinzi ko nabivugira hano imbere ya kamera, nta nubwo nanabivuga, ariko ni ibintu bibabaje. Noneho wakirikaho kuri video ugasanga mu by'ukuri ibintu birimo birahabanye, ugasanga yashyizeho title, yashyizeho title, ashyiraho thumbnail y'ibintu by'urukozasoni, ariko wakirika muri video ugasanga umuntu arimo kwikinira comedy, ugasanga umuntu arimo kwitekera. Kibaza se uyu muntu wamufasha iki? Ese koko nimba ashaka ko muzamurana, umuntu uzabona wakoze na subscribe kuri icyo gicano kirirwa gishyiraho ibintu nk'ibyo ngibyo, mwihangane n'ukuri ibintu ndimo ndabivuga atari uko mbanze, ahubwo nuko bahwitura. Bihinduke, umuntu uri burebe ino video akayigeza ku musozo, ahave afasha umwanzuro. Nimba uzi kuri YouTuber ugitangira, small content creators, ni mwebwe mbwira, mwihangane nabihaye, sibyo? Mwihangane ubihindure. Uyu nguyu sinshaka no kumutindaho pe, ariko ibyo bintu biba biteye isoni. Noneho ikintu cya gatanu, harimo ikintu cy'uko aba content creators benshi batajya bakora script. Script ni iki rero? Ni ukwandika ibintu uri buvuge muri video yawe. Ntabwo ari ukuvuga ngo urabifata ubikure mu mutwe uze ubibahe. Nanjye kuba ndimo banabyanditse gutya, suko nyine nibagirwa cyangwa se nyine ndi umusazi, no. Nukugira ngo mbahe ibintu bifite karite, bifite isuku, bifite gahunda. Apana kuba nababwira ngo mureke ikintu cyatuzamurane, najya kuvuga icya kabiri nkaba ndakibagiwe, nabandi muri video hagati avuga ni hari icya kabiri n'iki. Come on, nyine mugerageze kuba smart mu bintu mukora, kuko iyi ngiyi ni ibimeze nka business watangiye. Ntago umukiriya azaza kugusaba product uri muri shop yawe, nakubaza ngo ese ufite wenda tripod, utangira umubaze ngo harya tripod nzibika he, tripod
gusa azabona uri serious mu bintu ukora. Duhindure imikorere yacu, twemere guhinduka, na YouTube nayo izahinduka, ihindure channel zacu nazo zihindure ubuzima bwacu. Ibi bintu niba mubyemeranya nanjye mumbabarire mubikore. Ndabashimiye rero umuntu uzi ko wese twagiranye ku musozo w'iyi video tukagirana ahangaha. Nukuri muri abantu b'agaciro, muri hangana video yabaye ndende, ariko mbere yuko dutandukana, nimba uzi ko hari umuntu ujya ubona ukora aya makosa, ihangana umusharing ino video. Ntago ari bya bintu nyamabwira ngo mukore share, mureke ubu butumwa bugere kure ku ba content creators bari hari hakurya, bari hehe hose bubagereho. No kutabusharinga nabyo ni kosa murinda, ariko no offense, sibyo? Ndabakunda cyane rero, mukore subscribe, twubaka umuryango mugari wacu, tube benshi, twige, tuba abanyeshuri benshi kandi beza, tujye tuzamurana n'abandi, nabo tubazamure, n'abatanye bagiye mu murongo utariwo nabo tubakebure, tubazane, twese dutere imbere, icyo twifuza. Ndabakunda rero, naho muri video itaha, ciao.